Dukomeje gushimira cyane abari gukurikira channel ndetse bakora na subscribe kuri Akumunsi. Tunashishikariza abatarabikora kubikora kuko amakuru meza kandi y'ingenzi azajya bagereraho igihe. Nyuma y'uko abakandida bakoze ibizamini mu kigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB ndetse no muri Rwanda TVET Board bakiri gukora ibizamini, biteganyijwe y'uko abarimu bazatangira gushyirwa mu myanya y'aho bazajya kwigishiriza guhera ku itariki 20 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2022 kugeza ku wa 25 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2022. Iyi tariki y'iminsi 5 ikaba igaragaza yuko ibyo bikorwa byose bizaba byakozwe ndetse n'abarimu bazahabwa akazi bazaba barangije kubona ubutumwa bubemerera aho bazajya gukorera. Tugendeye ku makuru ahari, hari ibyo bizagenderwaho kugira ngo abarimu bazashyirwe mu myanya. Icya mbere ni uko hazagenderwa ku manota bagize ndetse bikagenderwa no mu turere basabye kuzigishirizamo hafi y'iwabo. Uko bigaragara ku rubuga rwa Mifotra, abanyeshuri bagiye batsinda neza, bafata nk'abanyeshuri gusa nyine ni abakozi nubwo batari ababo. Abagaragaza yuko babonye amanota ari hejuru ya 80 ni benshi cyane, gusa bizaterwa n'imyanya izaba ihari. Sitati igenga abakozi ba leta ivugwa yuko umukandida wese wagize amanota 70 aba afite amahirwe yo kuba yabona akazi mu bigo bya leta. Gusa hano muri Mifotra, bitewe n'umubare munini w'ababa basabye akazi ndetse n'imyanya mike y'ibihari, ahangaha bigendera ku manota yabo bafite, bakaguha umwanya waba utawishimiye bakawukurikiraho. Dufate urugero, wenda njye nitwa Kalisa, nasabye kwigisha Nyabihu, gusa muri systeme bararebye basanga bagomba kumpa i Musanze kandi siho ntuye. Icyo gihe barambwira ngo ninjye muri systeme njye kubyemeza. Ningerayo nkabyanga, barahita baha umwanya ukurikira nawe bigende gutyo gutyo. Ikigenderwaho rero cya mbere mu gutanga imyanya ni amanota aba wagize, ariyo mpamvu uwagize amanota menshi ari nawe ufite amahirwe yo kuba yabona akazi. Gusa ntibibatera ubwoba kuko byagaragaye yuko hari abarimu bigisha ku bigo batishimiye, nabo baba basubiye muri systeme bakaprayinga bagakora ibizamini ndetse bakanabitsinda kurusha abandi bose bitewe n'uburyo baba babihoramo kandi babyigisha. Ahangaha bituma bidomina abandi bantu bari hasi badafite akazi. Gusa niba waratsinze ufite amanota ari hejuru, tegereza, umwanya wawe urahari. Bagenda batanga imyanya bahereye kuri babandi bafite amanota menshi. Byumvikane ko ari nabwo bagenda babaha ibigo byinshi kandi byiza binatanga prime nziza. Nyuma rero ya myanya ibisigaye cyangwa se handi bigishirizaga hasigara icyuho, niho rero bagenda bashyiramo babandi bagiye basigara inyuma, babandi bagize amanota y'inyuma. Komeza ukurikire Akumunsi, amakuru menshi kandi meza akugereho. Twibutse yuko amashuri azatangira ku wa 23 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2022. Akaba ariyo mpamvu REB cyangwa Rwanda TVET Board bari gushyiramo imbaraga kugira ngo icyo gihe kizagere bari gushyira abarimu mu myanya, kugira ngo abanyeshuri batazahura n'icyuho cyo kuba abarimu bazaba bari kubigisha mu gihe baba bageze ku ishuri. Komeza dukurikire, ino ni Akumunsi, amakuru ashyushye kandi meza buri munsi. Turabashimiye cyane.